tubaye ikaze. Abenshi muri iyi si si ubwa mbere bumvishe indwara ya hemoroyide cyangwa se karizo mu kinyarwanda. Abenshi muri bo barayumva gusa ndetse harimo n'abayirwaye. Hemoroyide ni indwara ifata mu mwanya umwanda munini usohokeramo. Ishobora gufata imbere cyangwa inyuma bigatuma umurwayi agira ububabare bukomeye mu gihe yituma. Ibyo biterwa no kudakora neza tw'udutsi tuvana amaraso muri uwo mwanya. Iyo tudakora neza turabyimba, hanyuma amaraso akitsindagira muri utwo dutsi, umuntu akaba yagira ibibazo by'ibibyimba. Ibyo bibyimba kandi bisohoka inyuma mu kibuno iyo umuntu ari kwituma. Nk'uko tubikesha urubuga journaldefemme.com, bavuga ko 75% w'abantu batuye isi nibura barwaye indwara ya hemoroyide rimwe mu buzima bwabo. Bavuga kandi ko 50% by'abari munsi y'imyaka 50 bakenera kwivuza iyi ndwara, ariko kandi 4% gusa nibo babona ubuvuzi bw'iyi ndwara ya hemoroyide. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kigiye kubabwira icyaba gitera indwara ya hemoroyide, ibimenyetso by'indwara ya hemoroyide ndetse n'ibyo wakora kugira ngo ubashe kuyirinda. Ni mu kanya. Nk'uko twabivuze haruguru, iyi ndwara ya hemoroyide ikaba iterwa no kudakora neza tw'udutsi ari two bita veins. Utwo dutsi tukaba dukura amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri wacu. Utwo duce rero cyane cyane utuzengurutse aho imyanda isohokera turabyimba. Twamara kubyimba amaraso akitsindagiramo bigatera umurwayi kuba yagira ikibazo cy'ibibyimba mu nda. Tugiye kubabwira icyaba gitera indwara ya hemoroyide. Icya mbere ni ukuba ugira diare ndetse na constipation igihe kinini cyangwa se kenshi. Kuba wagira diare ndetse na constipation kenshi bikaba bitera iyi ndwara ya hemoroyide. Icya kabiri ni ukwikanira mu gihe uri kwituma. Bituma twadutsi tubasha kureya bya bibyimba, hanyuma ibyo bibyimba bikaba byasohoka inyuma. Ikindi, ubushakashatsi bwerekanye ko ikindi cyaba gitera indwara ya hemoroyide ni umubyibuho ukabije. Iyo ufite umubyibuho ukabije ntago amaraso abasha kuba yatembera neza mu mubiri. Ibyo rero bikaba byagutera kuba twadutsi tudakora neza, hanyuma ukaba wagira ikibazo cya hemoroyide. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko gutwita ari ikindi kintu cyaba gitera indwara ya hemoroyide. Ku babyeyi benshi batwite, cyane cyane abari mu gihembwe cya 3 cyo gutwita kwabo, bakunda guhura n'iki kibazo cya hemoroyide. Bikunda kuba ku babyeyi benshi kubera ko iyo umubyeyi atwite, cyane cyane igihe umwana aba yabaye munini mu nda, aragenda agatsindagira twadutsi ntitubashe kuba twakora neza, hanyuma umubyeyi akaba yagira ikibazo cya hemoroyide. Iyindi mpamvu itera ikibazo cya hemoroyide ni ukurya ibiryo bidafite ubutare. Kurya ibiryo bidakungahaye mu butare, ibyo nabyo bishobora kugutera ikibazo cya hemoroyide kubera ko ubutare bufasha muri digestion cyangwa se mu igogorwa. Niba rero ukunda kurya ibiryo bitarimo ubutare, bidakungahaye ku butare, uba uri kwiyongerera amahirwe mabi yo kuba warwara indwara ya hemoroyide. Ubushakashatsi kandi bwavuze ko kumara umwanya munini kuri toilette bishobora gutuma nanone ugira ikibazo cya hemoroyide, kuko uko umara umwanya munini wicaye kuri toilette byongera bya byago byo kuba wakwikanira, hanyuma ukaba wagira ikibazo cya hemoroyide. Ubushakashatsi kandi bwavuze ko kwicara umwanya munini cyangwa se guhagarara umwanya munini nabyo biri muri bimwe ikibazo cy'indwara ya hemoroyide. Ubushakashatsi kandi bwavuze ko gukora imibonano mpuzabitsina mu kibuno nabyo ari ibintu bibi cyane, kuko byakongerera amahirwe mabi yo kuba warwara indwara ya hemoroyide. Si ibyo gusa kandi hari ibimenyetso byakwereka ko ufite indwara ya hemoroyide. Icya mbere
ni ukuzana ibintu bisa n'ururenda mu kibuno igihe uri kwituma cyangwa se utari no kwituma. Icya kabiri ni ukuva amaraso mu kibuno igihe uri kwituma, cyane cyane ukabibonera ku rupapuro wihanaguza igihe urangije kwituma. Ikindi kandi ni uburyaryate bwo mu kibuno ukumva ushaka kwishima. Hanyuma ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ikindi kimenyetso wamenyera ko ufite indwara ya hemoroyide, hari igihe utubyimba dusohoka mu kibuno ukaba wabasha kudukoreshaho intoki zawe. Ariko kandi ibi bimenyetso bigenda bitandukana bitewe n'igihe iyo ndwara igezemo, icyiciro igezemo. Mu cyiciro cya mbere cy'iyo ndwara uhura n'ikibazo cyo kubona amaraso nyuma yo kwituma. Hanyuma mu cyiciro cya kabiri ya maraso asohokana n'ibibyimba ukabasha kuba wabikoraho. Icya gatatu kandi kuba wasubizayo ibyo bibyimba biragushobokera, ariko bishoboka gusa iyo ukoresheje intoki, ukabisunikisha intoki. Hanyuma mu cyiciro cya kane aricyo cyiciro gihambaye cy'iyo ndwara ya hemoroyide, bya bibyimba ntago bigushobokera kuba wabisubizayo. Icyo gihe witabaza abaganga. Iyo ndwara ya hemoroyide kandi nayo twababwira ko ivurwa igakira, cyane cyane iyo uyifatiranye ikigufata. Ariko kandi hari ibyo ushobora kuba wakora ukabasha kuba wahangana n'iyo ndwara ya hemoroyide, ukabasha kuba wayirinda. Icya mbere ni ukunywa amazi menshi. Nibura ubushakashatsi butubwira ko nibura ugomba gufata litiro 3 z'amazi ku munsi kugira ngo ubashe kuba wahangana n'iki kibazo cya hemoroyide, kubera ko amazi aragenda agafasha igogorwa ryacu kuba ryakora neza, ukabasha kuba wajya kwituma neza nta kibazo uhuye nacyo. Ikindi wakora, ubushakashatsi bwerekanye ko kwirinda kwikanira mu gihe uri kwituma nabyo ni intwaro nziza yagufasha guhangana n'iki kibazo cya hemoroyide. Ikindi kandi ubushakashatsi bwavuze ko kwirinda gutinda kujya kuri toilette igihe ubishaka nabyo ari ikindi cyagufasha kuba wahangana n'iyi ndwara ya hemoroyide, kubera ko iyo utinze kujya ku bwiherero mu gihe ubishaka, umwanda uragenda ugakomera, bikaba byatuma cya gihe nukenera kujyayo uri bugusabe kwikanira kugira ngo ubashe kuba wakwituma. Ibi rero bikaba byagutera indwara ya hemoroyide. Ikindi ubushakashatsi bwerekanye ko niba wifuza guhangana n'iyi ndwara ya hemoroyide ugomba kwirinda umubyibuho ukabije. Nk'uko twabibonye haruguru, umubyibuho ukabije ni kimwe mu bintu bishobora kugutera indwara ya hemoroyide, kubera ko iyo ufite umubyibuho ukabije ntabwo amaraso abasha gutembera neza. Niba rero ushaka guhangana n'iyi ndwara ya hemoroyide, ni ngombwa kwirinda umubyibuho ukabije. Ikindi ubushakashatsi bwavuze ko niba wifuza guhangana n'iyi ndwara ya hemoroyide ugomba kwirinda guhagarara ndetse no kwicara igihe kirekire. Hanyuma kandi ikindi cyagaragajwe n'ubu bushakashatsi bwerekanye ko niba ushaka kwirinda indwara ya hemoroyide ugomba kwibanda mu byo kurya bikungahaye ku butare, kubera ko ibi byo kurya bikungahaye ku butare bizatuma igogorwa ryawe rigenda neza, ubashe kumera neza. Ibi byo kurya twababwiramo nk'ibishyimbo, avoka, pome, brokoli, ibirayi, ubunyobwa ndetse n'ibindi. Mwiyumviye rero ko iyi ndwara ya hemoroyide ntabwo ari indwara tugomba gukinisha, ahubwo ni indwara tugomba kwirinda dukora ibyo tumaze kuvuga haruguru. Niba uzi umuntu waba ufite ikibazo cya hemoroyide, wamushishikariza kumva iki kiganiro kandi nawe ukacyumva neza ku buryo iki kibazo kitazakubaho. Turabashimiye kuba mwakora iki kiganiro, tubibutsa gukora subscribe ndetse no kujya hasi muri comment mukatubwira niba hari ibindi biganiro mwifuza ko twabagezaho cyangwa niba hari icyo mwifuza ko twahindura. Murakoze, turabakunda, mugire ibihe byiza.